mbere ya byose ndashimira Imana ndumva nishimye cyane. Icyambere nababwira nuko muri interview mperuka gukora murabyibuka ubwo tubwirwa n'igiti cyariwe n'umuswa ndavuga Kiyovu ejo bundi nabwo muri match heruka murabyibuka no kugurwa n'igiti cyariwe n'umuswa urakagwirwa n'igiti kizimuka avuga uti ndababaye twakunda ugurwa n'igiti cyariwe n'umuswa ariko byihorera harire tu ariko ikintu ngira ngo mbabwire ni ikintu kimwe mwabanyamakuru nk'uko muteraniye aha ikipe yacu ifite amateka nitwe tumaze gutsinda nk'uko bivuze mu gice cya mbere ibitego byinshi n'indi kipe irabikora kuva shampiyona narababwiye ngo twebwe dukora nk'imbunda z'imisada buri imbunda z'imisada ziza kunganira ingabo izo sani zacitse intege ku rugamba rukomeye urwanga abantu bari babonaga ko viziyo iri mu marembera cyangwa birangiye ariko niba mwibuka ikiganiro mperuka gukora n'umunyamakuru w'imikino mugenzi wanyu Jarike naravuze nti byo mubyibagirwe mu bukire mu bitekerezo viziyo ni ikipe idashobora kuzamanuka ubu ngubu nonaha byari mu cyongereza baravuga ngo last but not least urumva icyanyuma ariko kitari gitoya nibyo dukoze aha ngaha rero viziyo murabibonye ubu ngubu niyo wari ikipe ziri muri relegation urumva muri wa murongo w'amakipe agomba kumanuka viziyo nirimo ariko sereka turanga watsinzwe na Kiyovu utsinze ekipe yitwa Musanze kandi Musanze iri imbere y'ayo makipe wowe uravuga ko ndatari kwitegura nabi muri ubwo buryo amakipe mukamuyitegura mu buryo butandukanye nakubwiye n'umuntu abisubiramo iyo ushaka kugira ngo buriya mu buzima ujye ukurikirana umukino bita ngo ni umukino w'ingumi wo guterana ibipfunza box buriya abantu bakina box umuntu uzi gukina cyane abanza akakwihorora ukamukubita ubupfunsi bwo mu kwaha ubwo mu mbavu wakaza kugutera icyo bita ngo ni knockout bayita KO ubu icyo muteye Musanze ni igikirere ni knockout ariyo bita KO kandi ibi ngibi nagira ngo bibere ibi nagira ngo ndabivuga mpagaze ku maguru abiri ubu twambaye amasogisi ubu nyuma yuko mutsinze ubu ngubu uretse ubu twambaye amasogisi ntabwo twari twambara inkweto mudutegereze muri rotour aya ni amasogisi twambaye ubu ibitego bitatu ni amasogisi twambaye ntabwo turambara iki inkweto bagiye kuzibona muri rotour abantu bari urabona viziyo bari bamaze kuyifata viziyo abantu bari bamaze kuyifata nk'uko bafata Amavubi kuko buriya Amavubi niyo kipe navuga ni ikipe yacu y'igihugu ariko ntitukabeshye imeze nk'umwana utaramera amenyo kuko umwana utaramera amenyo niwo ufata ibyo ukabishyira mu kanwa ariko no kumiruka mubwira uti mira ukajya uhatayo wabyumvishije ejo bundi warabonye ibintu bakina kugenda bakageza umupira imbere ni nk'uko gutereta umukobwa mukajya mu cyumba ahantu akemera ibyo wamubwiraga ariko ntukore gahunda yaragize none afata nagukorera gahunda ibyo rero nibyo Amavubi akora baragakina bagagera imbere y'izamu niyo navugaga ni viziyo yanjye kipe yanjye imbere umuvugizi itangiye kuba nk'ikipe yanjye y'igihugu ibi ni ibiki kuko ariko ubu ngubu nababwiye ariko itonde oya Amavubi ni ikipe y'igihugu ndakubwira ngiye kugahinda arimo arabigereranya nk'uko nawe uri kubigereranya oya impamvu mbigereranya ndavuga ku ruhande rw'amakipe ubwo ni ikipe duhure twese nk'abanyarwanda nakubwiye ni viziyo yari imaze kuba nk'Amavubi kubera ko twagendaga tugakina mwese mwabonye ukuntu Etenseri ducika mwabonye Kiyovu ukuntu ducika mwese mwarabibonye umukino ahangaha twakina nuvuga ngo kwa kundi ko Amavubi akina ejo bundi mwarabiga dukina Sudani kurangiza bikanga navugaga abakinnyi bacu ese kuki bakora nk'ibyo ikipe yanjye y'igihugu ikora kwa kundi nakubwiye ngo ubu rero ibyo twabivanyeho apana bya bintu byo kubona umukobwa afite nyasha ariko atagira ifesi ibyo ngibyo twabirangije apana nakubwiye ngo apana bya bintu byo kubona umukobwa afite nyasha ariko atagira fesi bagomba kuba afite fesi afite na nyasha aha kuko ibyo kuvuga ngo umukobwa afite nyasha nta fesi ni ukuvuga ngo hoteli ni nziza ibyumba birashashe neza ariko nta reception yakira abantu hari ibyo rero twebwe twabivanyeho tuzajya dukina umupira niturangiza tunarangize mu izamu ubu hari icyizere cy'uko viziyo noneho itazamanuka ubu murumva nakubwiye ngo twebwe dutandukanye n'umukobwa ufite nyasha utagira fesi ubu bizere abakunzi ba viziyo uramureba ukavuga uti ni mwiza ariko byagera kuri fesi ukavuga ariko fesi ntibikora ukavuga uti wenda byaba byiza muterese mu mwijima kuko nibwo ibitego bitatu utsinze oya jyano hagati kugira ngo abantu bakurebe neza icyo mubaza ibitego bitatu utsinze nibyo bituma uvuga bino bintu urane se ibitego bitatu bipfa kwizana none se intsinzi arambaze ngo intsinzi imwe nitanga amanota 12 ubu yarambaze biki intsinzi imwe itanga amanota 12 dufite none se ko tufite intsinzi imwe wa murongo utukura ubu ngubu none amakipe amanuka turimo ntabwo muri bakoze cyane ubaka kanya champion ihagarika vizo nakubwiye ngo twebwe apana kumera nk'umukobwa uteretwa mu mwijima ni live ukareba ifesi ugasanga ni clear wareba inyuma ugasanga ni clean ibyo rero nibyo dukora ubu ngubu twa dukina hangani tujya no mwizamu tumariremo wabyumvishije supermanager abantu muri nakubwiye ngo nari mfite agahinda umva rechura abantu bitege vizime zite nakubwiye mushiki wanjye nakubwiye ngo ubu ngubu twebwe ukuntu tugiye gukina wabyumvishije rotu ni ukuvuga ngo no intsinzi gusikurikirana kubera ko nakubwiye ngo twari turambiwe gukina nk'Amavubi kipe yacu y'igihugu niyo ikina ikamera nk'umusore uzi gutera warabona ikiremba umugabo w'ikiremba ngo aratereta cyane ariko yagera kuri gahunda bikanga ibyo rero twabirambiwe ibyo ariko se none reka mbere ko dusoze ushingira kuki
uvuga yuko ikipe ya Vision itazamanuka ndetse muri phase de retour mujye kuza mutsinda ibyo twabirambiwe ntibazongere uretse hari ubutumwa ntanga n'abanyumvaga nimugoroba bambwiye ngo Amavubi ngo Vision yawe ngo ni nk'Amavubi barabyumva barimo barabyumva badutandukanye ikipe y'igihugu yacu turayikunda Amavubi ariko nayo niyikosore pana kumera nk'umugabo w'ikirembo tere ni ukuvuga rero oya Vision yikosoye Vision twamaze kwikosora Vision nakubwiye ngo twebwe urumva twebwe ubu tumeze n'ugukina guhera mu kibuga imbere twagera no mu izamu tukagira gute tukagira gute tukarangiza hanyuma dusoza ubutumwa ku yandi makipe mugiye kuzahora mukurikizaho tugatsinda ibitego wabyumvishije twagiye ubutumwa rero ubu rero nababwiye ngo twambaraga amasogisi aya ni amasogisi twambaye iyo amasogisi umaze kuyambara umunyamakuru ukurikizaho iki iyi Musanze twambaye aya ni amasogisi twambaye ubu Musanze murayambaye amasogisi umaze kuyambara ukurikizaho iki ngewe wambara inkweto sibyo uko amasogisi umaze kuyambara akurikira kwambara iki inkweto rero mbabwira tugiye kwambara ni ugutsinda ibitego birenze 3 kandi tukabikora muri second leg n'ibitaba ubwo turashaka kuvuga mu kuba ngo n'ibitaba bizaba kubera ko mbivuze giye twagiye tubona champion ijya gutangira bizaba kuko ngiye mbivuze kuko ngewe noneho uhagaze aha none zo ufite ubushobozi bwo guhindura umukino makuru twagiye tubona yagenera ubutumwa champion igiye gutangira Vision nyuma yuko yari izamutse ubu phase retour nta butumwa yagenera aya makipe yandi azangana niyo Vision kugira ngo izabashe kugwa mu cyiciro cya mbere ubutumwa nabagenera urabona abanyamakuru mwe muri abanyamakuru b'imikino umukinnyi ngiye kubabwira mwese muramuzi hari umukinnyi witwaga ngo ni nakunubara hari ntiyapfuye kuko mvuze ngo yitwaga wagira ngo ntakiri yitwa Edari ni umukinnyi abantu buriya n'ikipe yari igiye kumwirukana ukuntu yagiye azamuka ariko umutoza waje gutoza ikipe y'igihugu cya Portugal amugira icyizere umunsi umwe aramubwira ati jyamo niba ubyibuka Cristiano Ronaldo 2016 icyo gihe Cristiano Ronaldo abana coach yavunitse niwe wamusimbuye ninde wagitsinze icyo gitego ubu nguvuze urakabyara kandi n'umukinnyi wari ugiye kwirukanwa burya akajya agarukira ku cyo bita mu cyongereza ngo ni age ni nabyo bihe byiza yagize urakoze cyane nabyo bihe byiza yagize ariko icyo byahesheje iki igikombe cy'iki munyamakuru cy'Uburayi rero urakoze cyane rero ntimutangare nakubwiye ngo shampiyona igikombe cya shampiyona kiba kimeze nk'umukobwa urimo guteretswa n'iki n'abagabo benshi umukobwa yateretswe n'abagabo benshi buri wese uzanye request arumva hanyuma ushoboye nka super manager akaba ari ugira gute umwegukana agahita birangiza ubwo rero twebwe ntabwo dutereta nk'abagabo b'ibiremba twebwe turatereta twarangiza na gahunda tugashyirayo urumva munyamakuru shaka amanota mana yaje ni ukukubaza nawe utkubaza kuko